ngaba abakinnyi uwitwa fitness coach aravuga ati mubanze murebero Junior Kameni ati Sokojo Tambwe Gruari Ngongo umutoza w'abanyezamu komite yose ngayo ngukorero dore ibyishimo bigiye guturika Nyarugenge Shimimana Emmanuel Kabange ashyikirizwa ibihumbi 30 by'amadolari. Reba kunu Ganijuru yavunitse baramuteruye Ganijuru perezida wari yarishimye cyane. Rebano dore ibintu byiza reka tubereke nguyu Kabange agiye gufata igikombe. Kabange Shimimana Emmanuel aka Kabange igikombe umuyobozi arabanza agifata aravuga ati reka dushyikirize mwenye kikwembe muzigo wa timu El Capitano Baturitondano reka ikipe yishime Rayo yegukana igikombe. Dore celebration dore ibintu bitabaho aya ni amateka Ngabo Robben arantisipa ati mubanze mufate ifoto perezida w'Abangora kanjemo Rebano ati jamo wena Junior Kameni. Oh my goodness, mbega amateka imyaka 28 yarishize, mbega ibintu byizano imyaka 28 yarishize. Reba ukuntu Ngabo Robben agenda dore amateka arandikwa. za Fireworks yitwa Rutanga Eric ajamo Ngabo Robben aravuga ati birakomeye abati wa reba Perezida Murenzi Abdallah wa bati bacana itoroshi rero nuko nguko igikombe Rayon Sports igitwaye.
Ngabo rero abafana b'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abakinnyi bari gufata ifoto. Abakinnyi bari mu kibuga, abafana nabo bari hirya, abafotografe bari gukora akazi kabo bareba uko bameze. Uyu munsi gutaha ntabwo uhari mu by'ukuri, abareyo baranezerewe bikomeye cyane. Dore ngabo rero kuva ku bayobozi bose, Murenzi Abdallah, Martin Rutagambwa, akazamo Batista ndamubona, akazamo Korode, akazamo bose mu by'ukuri bagiye gushimira rero Perezida Murenzi Abdallah hano. Banezerewe cyane na Batista. Gabo Félicitations Batista. Merci, nakwiye ko uzakina rwa kabiri. Gabo rero nta gipimo. iyi Rayon Sports ifite ubwoba. Iyi Rayon Sports yubakiye ku mutima. Félicitations, komeza wishime. Urakoze cyane abaraye mwese amuhe. Ladies and gentlemen, you are most welcome at Amahoro Stadium. Ni igihe cyo gutanga ibihembo ng'aba officials barangajwe imbere n'umusifuzi ukomeye wa hatari. Hagati aho Al Hilal ikaba igiye guhembwa nk'ikipe ya gatatu muri Sekafa Kagame Cup 2026. Ngaba abakinnyi barangajwe imbere na team captain, ngaba neza cyane, bose barahari biteguye bose kugenda bahabwa ibihembo. Ngaba rero abakinnyi ba Al Hilal babaye ekipe ya gatatu, ngayo nguko rero, mbega ibyishimo, mbega umunezero muri rusange. Ibintu birakomeye cyane, ibintu ni hatari, ntabwo byoroshye n'ubuneza cyane kabisa. Ngiyi Al Hilal yabaye ikipe ya gatatu, nanjye ubwo ndimo ndagenda mbafasha kugira ngo ngende mbereka uko bimeze.